Ya reka nongere mbaye ikaze. Iyi ni channel ya Ambassador Club mwagezeho. Aha twari turi kwiga gukora amandazi, ariko tubanza kwiga by'umwihariko muri theory. Kurikirana uko byari bimeze mbere yuko dukora pratique. Ibyo bintu ninda bidutondekera ukuntu bikurikirana. Ego. Muceceke mwumve. Amazi. Ashyushye. Akayaga. Gashyiramo umunyu. Isukari. Yakora. Ugashyira ku mbabura. Ukanayashyira mu mavuta. Nabyumvise. Twakomeje no kureba bimwe mu wakifashisha mu kiro cy'ifarini. Kurikira uko byari bimeze. Ufite ikiro kimwe cy'ifarini ushyiramo irobo ry'isukari. Nabyumvise. Bashyiramo amagarama 12 y'umusemburo. Bashyiramo igice cy'ikiyiko cy'umunyu. Nabyumvise. Ugashyiramo amagi 2. Ugakoresha amata cyangwa amazi biterwa n'icyo ufite cyinshi. Ushobora gukoresha amata gusa cyangwa ukoresha amata n'amazi ukabivanga. Twakomeje no kureba mu byo twakifashisha mu kiro cy'ifarini. Amandazi yacu afite intungamubiri, ni nayo mpamvu turi bushyiremo n'amagi. Oya none zamuri muri hano harimo menshi yuzuye, ariko natwereke nka rimwe cyangwa abiri. Sawa? Ni ukuvuga ngo amagi tugomba gukoresha mwayabonye, sibyo? Ni byiza cyane iyo ukoresheje amagi y'amanyarwanda. Bakomeje kutwereka bimwe mu byo twari tugiye gukoresha no mandazi, ariko badushyiriraho attention ku kintu bita pakimaya. Batubwira yuko ugikoresheje nabi cyakugiraho ingaruka. Kurikira wumve, dore niyo ngiyo pakimaya. Nabonye baro idahaze. Yabari kuyaga bigenda bite? Bari gushyiramo iki? Ubiriye nawe wari gushyira nk'umwuka mu nda yawe wayihaga. Bivuze ngo ubiriye bidatetse bidahiye urabyimba. Ndore ngiyi ivuyemo. Bavuze ko dukoresha amandazi ingana ite mu kiro? None kano karapima. Reka nkomeze nganira nawe, dukomeze kuganira tureba uko twakomeje gukora amandazi yacu. Ese wowe nta matsiko waba ufite yo kuza kureba uko finali yari imeze? Reka nkwibutse yuko ibi ngibi ari bimwe mu byo twari tugiye gukoresha, harimo ifarini, amandazi, pakimaya, amagi, umunyu ndetse n'isukari. Hari n'amazi y'akazuyazi. Iyo bavuze akazuyazi ni amazi adashyushye kandi adakonje. Abanyarwanda benshi barabizi, ni amazi adakonje kandi adashyushye. Ahangaha twari dutangiye gukora amandazi yacu, aho twari tumaze kumena amagi tukayakoroga. Murabona yuko abanyeshuri twari dukurikiye neza cyane gatanu ku kandi, turi kureba uko tubikora. Dore iyo ngiyo ni ifarini twari tumaze kuyishyira aho iri buze gutunganyirizwa. Aha twari dusutsemo isukari. Mbibutse yuko isukari ari kimwe mu byo twabonye twakoresha. Dore ya magi yacu twahonze twamennye, twari tumaze kuyasukamo nayo. Ibyo bikombe uko ubibona, hari icyari kirimo umunyu. Aho ngaho twari turi gusuka umunyu, tuwushyira mu gikombe kimwe kirimo y'amazi yacu y'akazuyazi, ndetse dufata na pakimaya dushyira mu bipimo twari twateguye. Twifashishije icyo gipimo nk'uko muri kukibona. Twateguye ibikombe 3. Dore naho ngaho cya gikombe kirimo amazi y'akazuyazi twasutsemo iyo pakimaya yacu. Dufata na amandazi nayo turayipima neza cyane. Turangije nayo tuyishyira muri
cya gikombe cyacu. Urumva ko twateguye ibikombe bitatu, icy'umunyu, icya Amandazi ndetse n'icya Pakimaya. Ukabireka bigashonga, bigakora neza, bikamera neza. Turangije turabifata tubishyira muri ya farini yacu twari twashyize mu gikoresho cyacu, icyo abenshi bakunze kwita ibase. Niyo twifashishije kuko niyo twari twahisemo. Turangije dutangira kuvanga, turavanga. Nk'uko mwabibonye rero, hariya dufite n'inshyushyu. Inshyushyu yacu rwose murabona tugiye kugenda tuyongera muri ya farini yacu. Murabona ko abanyeshuri twari dukurikiye neza gatanu ku kandi, dukurikiye neza. Dutangira kugenda twongeramo inshyushyu yacu muri ya farine twavanzemo bya bindi byose, Amandazi, umunyu washongeye muri ya mazi y'akazuyazi ndetse na Pakimaya. Dutangira kubivangavanga, mwibutsa yuko wowe utarakora subscribe, ubaye utarakora subscribe kuri iyi channel yacu ya Ambassador Club, waba uri guhomba cyane. Murabona ko ibintu byari bitangiye kugenda neza, ifarini yacu itangiye gusa nk'ifata. Twari dufite abantu baponda neza cyane. Murabona ko abanyeshuri twari turi kugenda bose dusa nkaho tubaha puratike kugira ngo baze bakore ku ifarini, kugira ngo nabo niba bari kubikora bazabe bafite introduction y'uko ibintu byari bimeze. Mbibutsa yuko hano wifashisha n'amavuta y'ubuto kugira ngo ifarini itaza kugufataho. Ushobora gukoresha ifu igihe wageze ku meza ugiye guponderaho, ariko ahangaha twari twisize amavuta y'ubuto. Murabona abanyeshuri bacu ko bari bamaze guponda, ibintu byari bimeze neza cyane. Kubura hano ni igihombo. Twakomeje guponda, urabona ko ifarini yacu yari itangiye kunoga. Murabona ko twari tuyifashe noneho yanoze neza cyane. Murayibona rwose. Murabona ko twari n'umugabane utubutse, twari abantu benshi cyane, abantu bagera kuri 80 murabona ko byari bimeze neza. Twari twayipfundikiye ya farini yacu, turayipfundikira kugira ngo ibyimbe. Bibutse yuko kuyipfundikira aricyo kintu cya mbere gituma ifarini ibyimba. Nk'uko twabibonye yuko Pakimaya uramutse uyiriye cyangwa ukayinywa ishobora kukubyimbisha nk'uko twabibonye. Iyo upfundikiyeho rero ya farini yacu, cya gipondo cya kindi nyine twaponze kirushaho kubyimba, kikaba kinini cyane. Urabona ko abanyeshuri twari duhari turi benshi, twari duhari. Urabona ko noneho twari twagipfunduye, twase tugipfundura, tutangira gukatamo uduce kugira ngo dukoremo amandazi yacu, hanyuma tuze kuyashyira aho twateguye kuyatekera. Urabona ko ibintu byari bimeze neza cyane. Urabona noneho twafashe bimwe mu byo twari tumaze gukatamo ibice, turangije tujyana aho twateguriye kuyatekera, dushyira mu isafuriya aho twari twateguriye gutekera ya mandazi yacu. Urabona neza yuko ibintu byari bitangiye kugenda neza. Urabona yagezemo atangiye gutukura, ameze neza. Murabona ko amavuta byose. Kubwire yuko wowe wabuze aha hantu, ntabwo navuga ngo warahombye cyane, kuko channel ya Ambassador Club tuba twabazirikanye tukabifata kugira ngo nutarabashije kuhagera
abashe kuba yabikurikirana neza gatanu kandi. Urabona ko ibintu byose byari byateguwe neza cyane. Amandazi yacu urabona yari atangiye gutukura. Okay, wowe tugeranye kuri uyu munota rero, reka nongere nkwibutse gukora subscribe, ujye ubwira inshuti zawe zibwire yuko zigomba kuza zigakora subscribe ku iyi channel yacu kugira ngo zijye zibona ibiganiro by'imyidagaduro, akarasisi, indirimbo n'ibiganiro bigiye bitandukanye n'inama zitandukanye ku iyi channel ya Ambassador Club. Bibutsa yuko Ambassador Club ari uguhera ku myaka 16 kugeza ku myaka 21. Ubwo wisanze uri muri iyo myaka nta kabuza waza tukabana, kuko ari iby'igiciro kubana natwe kandi dukunda abatugana. Murabona ko twakomeje guponda twakomeje gukata ya mandazi yacu. Murabona ko abanyeshuri twari twatangiye natwe gukora, twitegura neza uko twazabikora mu gihe kiri imbere tubyikoreye. Murabona ko ibintu byose byari byatangiye kugenda neza cyane. Yego, murabona rwose ko ibintu twari tubirimo neza. Okay guys, urabona ko ya mandazi yacu yatukuye neza, ari muri finali yo gushya. Aha noneho twari dutangiye kwishyushya tuvuga duti amandazi yacu tugiye kuyarya, kuko twari tumaze kuyakora. Kandi mbibutse yuko ano mandazi ubaye ubonye ko ibyo twakoze ari byiza, watugana tukagukorera amandazi afite uburyohe ntagereranywa. Murabona ko rero amandazi yacu yari yahiye, yari meza aryoshye. Twatangiye buri wese kugenda akoraho kugira ngo twumve amandazi yacu twakoze ese ameze ate. Reka ukomeze ukurikirane neza urebe amandazi yacu. N'abana barayishimiye, baravuga bati rwose aya masomo muba mutugezaho ni meza cyane. Wowe tugeranye k'uyu munota, niba ukiri kumwe natwe andika muri komenti ijambo rivuga ngo Uwiteka aduhana umugisha, kandi tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Jyewe mwabanye muri kiganiro ni Kalisa wabo. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane. Amen.